Wakwibaza uti se umuntu ufite ubutunzi bwinshi akaba ari umukire, bivuze yuko Imana yaba imwemera kurusha abakene? Cyane cyane iyo umuntu ari nko mu rusengero, akaba asengeramo ariko agashima Imana ibyo Imana yamugejejeho, Imana yampaye imodoka, Imana yampaye ibi, ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ese ibi bivuze yuko Imana yaba imwemera kurenza abakene? Rero bana natwe muri iki kiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza dusoje, ubashe gusobanukirwa ese uwo Imana yemera ninde, uwo Imana itemera ninde? Ese kuba afite ibyo bintu byose akaba afite ubwo butunzi, bivuze ko ari uko asenga kukurenza? Dore ko hari n'igihe usanga abantu baza bagatanga ubuhamya bakavuga ukuntu basenze Imana cyangwa se bizeye Imana, hanyuma Imana ikabaha ibyo bayisabye. Noneho wowe umaze iminsi usenga cyangwa se wowe uhora usenga unayikorera ukabona nta kintu urimo urageraho, ukibaza ati se bimeze bite? Rero ukurikirana iki kiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza gisoje, ubashe kumenya imikorere y'Imana ku bantu bayo, haba mu bakene cyangwa se haba mu bakire. Aho tubibutse no kugira ngo mukore subscribe, iyi ni episode ikurikiyeho ya gatatu, kugira ngo n'izindi episode nawe zizakurikiraho zose zijye zikugeraho kandi zigufashe mu bibazo byose ubasha kwibaza ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Abantu benshi rero bageze kuri 90% usanga bakurikirana cyangwa se bareba iki kiganiro cyacu, ariko nyamara ugasanga nta subscribe wakoze. Rero uba uwa mbere muri abo bantu ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Rero muri make murabizi abantu benshi, dufite abantu benshi cyane hano mu Rwanda, benshi ni abakristo barasenga, abantu benshi bajya mu nsengero, abantu benshi bagakorera Imana, abandi bari aho bagatanga ubuhamya bavuga uburyo ki Imana yabakoreye, uburyo ki Imana yabahaye ibintu runaka. Murabizi ko ibyo bintu bijya bibaho, noneho ugasanga nkawe wicaye hariya nawe wasabye Imana, ukabona Imana ntiyagusubije, ukibaza se kweri koko kubera iki Imana itansubiza njyewe? Ese aho Imana ntiyaba itanyemera? Ese sinaba hari ikintu nakoze kitari cyiza kugeza aho Imana ikomeza kuntera umugongo? Rimwe na rimwe n'iyo usanga ubuhamya bw'abandi bantu bugutera kurakarira Imana, bukagutera kwinuba, bigatuma wivumbura ati ariko se njyewe ahari nshobora kuba mfitanye ikibazo n'Imana, ariyo mpamvu njyewe nsaba yewe nyina. Nyamara wakwibaza uti ese umuntu Imana yemera ninde? Ese kubera ko ubonye imodoka, kubera ko wabonye inzu, wabonye umugore mwiza, wabonye amafaranga, ubonye nyine ibintu bigutambutse imbere y'abandi? Rero hari ikintu abantu bajya bishukaho bakibeshya, nyamara kandi ugasanga byose barabikora kubera kutamenya kuri bya bintu nyine bitanu turimo turarebera hamwe amatorero adashobora kukubwira. Buriya itorero ryo cyangwa se reka dukoreshe itorero kubera ko nibyo abantu bazi ko wabayemo, buriya hari ibintu byinshi badashobora kukwereka. Impamvu kugusobanurira iby'ukuri rimwe na rimwe nabo usanga ari ibintu bibagora, kubera ko ubwo bwiru cyangwa se ubwo buryo nabo ntabwo baba babuzi cyangwa se ntabwo baba bafite. Rero nibatakubwira yuko Imana izagira ibyo igufasha, nibatakwereka yuko ugomba gusenga, ngo bakwereke yuko ugomba kuba mu itorero, itorero rikagusengera, itorero rikagusabira umugisha, ni ukuvuga ngo icyo gihe batakubwiye ibyo bintu ngo bakomeze bakugumisha aho ngaho, mu by'ukuri ushobora no kuhava ukigendera. Ariko tudaciye ku ruhande, tutanyuze kure, twagombye kujya dusoma ijambo, tutagendeye ku marangamutima. Buriya iyi si igomba kubaho abantu babiri, nk'uko n'ubundi igizwe n'ibintu bibiri, hariho umucyo, umwijima, hakabaho umukene ndetse n'umukire. Ibyo byose kuba biriho ntabwo bivuze yuko kuba uri umukene ari uko Imana itakuzi. Hari icyo twita ngo umugisha, ariwo prosperity, noneho ukagira na blessing. Imana rero ntabwo
ishaka ko umuntu agomba kubanza kuba prosperity cyangwa se agomba kubanza guhirwa mu buryo bufatika, ahubwo Imana ishaka ko ugomba kubanza ukaba blessed, ugahabwa umugisha. Uwo mugisha rero ngo Uwiteka atanga ni umugisha ngo uzana ubukire, kandi ngo nta n'umubabaro ujya wongerwaho. Ibyo ngibyo tubisoma mu Migani ibice byaho 10 mu murongo waho wa 24 avuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro wongerwaho. Uguze imodoka buri ishobora kuguteza ibibazo bitandukanye. Uguze uko umuntu ashyira, uko umuntu agenda abona ubutunzi bwo mu isi, buriya ni nako umuruho n'ibibazo bigenda biza. Ibyo ngibyo sinzi niba mubizi cyangwa se niba mushobora kubyemera. Rero rimwe na rimwe ushobora kubona umuntu araje ahagaze hariya atanze ubuhamya, ashima Imana, abantu bose mu itorero bagakoma amashyi, pasiteri akajya arataha ati haleluya, ati amena, ati Imana ishimwe, ati umuntu wacu turabona ko Imana yamwaguye, Imana yamuhaye byinshi, Imana murabona uko bihagaze. Ariko mu by'ukuri ugomba kumenya ngo ese ukeneye uwuhe mugisha? Ese n'uwavuze ngo mubanze mushake gukiranuka kw'Imana, hanyuma n'ubwami bwayo, ibindi muzabyongererwa. None wowe ushaka iki? Ushaka gukiranuka kwayo first, cyangwa ushaka bya bindi n'abapagani batunze? Wowe urasenga, wowe uri umuntu w'Imana, uravuga yuko usenga Imana, ariko ibyo abapagani bararikiye nawe ibyo urarikiye. Wagombye kubanza ukararikira kwa gukiranuka kuva ku Mana. Uko gukiranuka rero kuva ku Mana, uwo ni wo mugisha. Ngo mu gakiza, buriya agakiza kaza kari full package, cyangwa se kaza karimo ibintu byose, ko wabasha kwihangana, kubana n'ubuzima urimo, kwakira uwo uri we, kandi nabyo ukabishimira Imana. Kuba udafite n'igare, ibyo ngibyo ntibe ikibazo gihambaye, ahubwo ukemera uwo uri we, ukemera ubuzima bwawe, kandi ukabishimira Imana, ku buryo n'ubonye aje gutanga ubuhamya, aje kuvuga ngo ngiye ngo Imana yangishije kuri ibi ngibi, ubasha kubona ko ari ibintu bigize gute, ari ibintu bisanzwe, ari ibintu nyine biri aho ngaho, ariko kandi nawe ugategereza wihanganye kugira ngo Imana izagukorere ibyo ushaka mu gihe cyayo, apana mu gihe cyawe. Buriya inshuro nyinshi tuba dushaka kubaho uko Imana idukorera mu gihe cyacu, ariko Imana nayo ikora mu gihe cyayo. Rero ntituba tuzi ngo mu gihe cyayo kizabaho ryari, bitunguranye ukabona birabaye, kandi iyo bitaba ntabwo ibyo ngibyo bivuze yuko hari ikibazo gihari ku Mana. Oya. Rero usanga burya n'abantu benshi uzasanga batanga ubuhamya, ni ubuhamya ariko kandi ubuhamya burakaza Imana, ubuhamya Imana itishimira. Mwebwe mukaba muri aho mwishimye, mwakomye mu mashyi, mwavugije impundu, mushimira Imana, muraririmba, murabyina, ariko Imana yo hari ubuhamya yishimira. Ubuhamya buvuye, ni ukuvuga ngo ubundi buhamya wagombye gutanga ni ubuhamya nyine buvuye ku Mana. Ni gute Imana ikomeza kukwereka cyangwa se kukubwira uburyo ki ubona agakiza k'ubuntu? Ni gute Imana ikomeza kukwereka inzira zayo zo kugira ngo ubone agakiza, nk'umukire ukiranukira Imana, ubeho ubuzima bushingiye ku Mana, ariko ubwo ibyo ngibyo ukabyiranda, ukabyihorera, ahubwo ugasanga ushyize umutima, cyangwa se ugasanga ushyize iby'isi imbere kurenza uko wakira ijambo ry'Imana. N'uwo wamara kubona iby'isi ukajya kugira atangiye nabonye ibi, byemeze gutya, urabona mpagaze gutya, nari mpagaze gutya, none bimeze gutya. Icyo gihe nubwo ugiye imbere y'abantu, abantu bagashima, bakagushima, bagashima Imana, bakakubona hariya, ariko buri Imana yo nta ubuhamya burayirakaza. Ibyo ni ibintu bikurura irari, ni irari urimo urakurura.
abanyirari, uzamuye irari ry'abantu aho ngaho, noneho abantu barashima, abantu bakoma mu mashyi, nyamara bagira ngo ni Imana iri gukora kandi ntabwo ari Imana, ahubwo ni Satani ukujemo, hanyuma aguha kugira gute? Aguha kujya kurarikira, gutuma abantu bararikira ibidafite umumaro, nyamara kandi ifite umumaro, aribyo bagomba kuvuga imbere y'iteraniro, aribyo bagomba kuvuga imbere y'abana bayo, kugira ngo noneho bahimbaze Iso uri mu ijuru, cyangwa se bahimbaze Data uri mu ijuru. Rero muri episode izakurikiraho tuzavuga ku kijyanye n'ubuhamya bupfuye Imana itemera, usanga abantu benshi bakomeza gutanga. Ubuhamya bupfuye nabwo tuzabureba. Ese waba ujya utanga ubuhamya bw'ukuri? Ubuhamya bwawe urazi ko ari ubuhamya buhimbaza Imana, cyangwa ni ubuhamya buzamura abantu mu irari? Ibyo ngibyo rero nibyo tuzareba muri episode yacu ya kabiri. Episode yacu ya kane izakurikiraho, kandi reka mbashishikarize kujya mukora subscribe, ukore share, ushyiremo na comment, hanyuma noneho nawe utubwire n'ikintu twavugaho, kandi abantu benshi, rubanda nyamwinshi bakeneye gusobanukirwa. Rero ushaka kugira igitekerezo cyangwa se kugira icyo umbaza, wanyandikira kuri 0788 36 64 15, 0788 36 64 15. Reka dusubire muri episode izakurikiraho. Shalom shalom.